Murakoze banyarwanda, uru ni urubuga rwacu, ni umwanya wo kugira ngo tuganire, ahari ikibazo tuhagaragaze, ibisubizo tubyishakemo. Umwanya urafunguye rero hano muri KCC. Yego, hari abo mbona bazamuye ikiganza hariya munsi ya screen. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze cyane kuduhereza uyu mwanya ngo tuganire. No kuduha uyu mwanya. Ntabwo ari uguhereza. Uyikosore bisubiremo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze cyane kuduha uyu mwanya ngo tuganire. Nge banyita Trésor Gashonga, ndi rwiyemezamirimo ukiri mutoya, mfite company bita Inshuti Foods Limited. Inshuti ni food brand itunganya urusenda cyangwa se twongerera agaciro igihingwa cy'urusenda. Tukaba dukorana n'abahinzi basaga 100. Product zacu tukaba tuzicuruza hano mu Rwanda mu masoko agiye atandukanye hirya no hino mu mahanga. Tukaba dufite na restaurant icuruza ama chicken wings cyangwa se inkoko ziba marinated amwe mu masauces dukora. Turabashimira cyane kubwo opportunities agiye atandukanye muduhereza nk'urubyiruko, ariko mu rugendo hari ibintu bigiye bitandukanye biba igicanege. Nk'urugero hari ibintu ukosore, ntabwo ari uguhereza. Turabashimiye cyane kubw'amahirwe atandukanye muduhereza. Turabashimiye cyane kubw'amahirwe atandukanye muduha, ariko mu rugendo hari ibintu bigiye bitandukanye biba ari imbogamizi. Nk'urugero hari ikintu abantu bagiye batandukanye bagiye batakoringaho kijyanye na access to finance. Nk'urugero nk'urubyiruko, buri gihe iyo ushatse kugana banki ushaka inguzanyo bigiye bagusaba collateral cyangwa se ingwate. Mu by'ukuri twebwe nk'urubyiruko ntabwo tuba dufite twese ingwate. Ikindi nanone kubagize amahirwe yo kubona ingwate ugasanga bisaba procedure nyinshi cyane, rimwe na rimwe igihe ubonye igihe baguhaye amafaranga akaza utagikeneye, atabasha kugufasha mu bintu wari ukeneye mu by'ukuri. Tukaba twabasabaga Perezida wa Repubulika yuko amabanki n'abandi bafite mu nshingano yuko batureba icyoroshye, kubera yuko ntabwo twese tugira amaloni. Urebye impact y'ibi bintu turimo tuvuga, yewe nk'urugero nk'urubyiruko, kampani yanjye ihereza akazi abantu 25, iha akazi abantu 25, ikaba inakorana n'abahinzi basaga 100, ariko bikunze ku buryo ki kubona amalons mu buryo bworoshye byajya bishoboka. Mu gihe kingana n'imyaka 3 twabasha guhereza akazi abantu twabasha guha akazi abantu basaga 500. Twabasha guha akazi abantu basaga 500. Ikindi tukabasha no kuba twafasha abahinzi basaga 1000. Ikindi tukabasha no kuba twakoreza ibyo dukora mu mahanga. Ikindi, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dufite ikibazo gikomeye cyane kijyanye na packaging ku bantu bari muri business zo kongerera agaciro ibiribwa. Aho usanga cyane tubwirizwa gukoresha eco-friendly packaging, ariko akenshi na kenshi ugasanga kuzibona biragoye hano. Wanazimportinga uzivanye hanze ugasanga wishyura imisoro myinshi, buryo usanga bibangamiye ubucuruzi dukora. Murakoze. Murakoze cyane Trésor. Reka twakire n'ibindi bibazo nka 2 ubundi bisubirizwe rimwe. Niba hari undi ushaka kugira icyo avuga, hano mutagira ngo nabateye umugongo rwose, namwe ndabareba. Yes. Muraho neza Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Nyakubahwa abayobozi b'igihugu, mbaje kubashimira cyane. Njyewe nitwa Krista Bizumuremyi, nkaba ntuye mu Bubiligi. I'm a student who is aiming for a communication degree and a bachelor's.
if you allow me, I will continue in English to express myself correctly. Before I start, I would like to thank everyone for being here. I don't take this chance for granted because I've already learned a lot of insights about my country, how it's growing and where we have to grow. So first, I would like to commend the government for a strong investment in digital services and effective technology here in Rwanda. But as a Gen Z, for what I see around the world is increasingly embracing the artificial intelligence. And my question was if we are exploring how AI can be a leverage to support our vision in 2050, especially in innovation. Thank you very much. Murakoze cyane Krista, kandi twibutse n'abandi kurasa ku ntego. Reka twakire undi umwe hanyuma tubone kujya no kuri site ya Nyabihu. Abanyabihu mwe mwiteguye turaje mu kanya. Twakwakira ikindi kibazo kimwe hanyuma tugakomeza. Twibuke guhina hanyuma turase ku ntego. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Mushimiyimana Marie Rose. Nitabiriye umushyikirano nturutse mu karere ka Ruhango. Ndashima ikiganiro cyiza kimaze gutangwa ku iterambere ry'ubukungu kandi rirambye. Ariko kuri kino kiganiro nahise ngiraho ikibazo. Ni byiza koko ubukungu bw'igihugu cyacu buri kwihuta kandi igihugu cyacu cyateye imbere ku buryo bugaragara kandi byivugira. Ariko mfite ikibazo kirebana n'izamuka ry'ibiciro ku isoko. Ese ubushobozi bw'umuturage buhuzwa bute n'iterambere rirambye dore ko ibiciro ku isoko bizamuka umunsi ku wundi? Murakoze. Murakoze cyane Marie Rose. Eka duhere nko kuri Minister Paula, Ministeri y'Ikoranabuhanga na Innovation. Hari ikibazo Krista yabajije, ese turiteguye mu byerekeranye n'ubwenge buhangano? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Yego turiteguye mu bijyanye n'ubwenge buhangano. Twashyizeho politiki ijyanye n'uburyo twakwitegura nk'igihugu, uburyo dushobora kubyaza umusaruro ubwo bwenge buhangano. Ubu ngubu ingamba zikaba zishyizwe mu burezi, mu buzima hamwe no mu buhinzi. Bitavuga yuko n'ahandi hose tutazashyiramo imbaraga, ariko aho niho twagiye dukurikije strategy n'inyigo twakoze, niho hagaragara ko dushobora mu myaka 5 iri imbere kubona umusaruro uhagije ujyanye n'uburyo twakwifashisha ubwenge buhangano. Nyango ibintu bitatu politiki yacu ireba no kugira ngo turebe uburyo twakwifashisha ubwo bwenge buhangano mu iterambere ryacu nk'igihugu. Icya kabiri ni ukubaka ubumenyi ari ku baturage n'abarikoresha ubwo bwenge buhangano umunsi ku wundi. Icya gatatu ni ukubaka companies cyangwa startups zishobora kugira izo solutions zagenda zibyazwa umusaruro zikaba zanatangwa hanze y'igihugu. Ibyo byose rero bikaba bisaba ubufatanye n'abantu batandukanye, bikaba bisaba ko tunareba n'ubufatanye ku rwego mpuzamahanga kugira ngo uko iterambere rya AI rigenda riba natwe nk'igihugu dushobore kuba twabyifashisha mu ngamba zo guteza imbere igihugu cyacu. Murakoze. Murakoze cyane Minister. Mbere ko tuva hano, Minister Yusuf, hari ikibazo cya mbere cyabajijwe na Trésor ndetse n'icya Marie Rose, mwabifatanya mukabasubiza tukabona kujya kuri iyi site. Yes, murakoze. Hari ikibazo Trésor yabajije kijyanye n'ingwate ariko n'amafaranga ahenze yo gushora muri business bafite. Icyo twababwira nuko muri Development Bank of Rwanda BRD harimo imishinga ifasha business ntoya. Nkuko mbyumva ndabona business ishobora kuba itarakura cyane, business ntoya, business z'urubyiruko, business
z'abagore, business zikora mu buhinzi. Izi business zose zifite facility muri BRD ifasha ibintu bibiri, ifasha gutanga garanti ku badafite ingwate no gufasha kubona inguzanyo zihendutse. Icyo nababwira cyane cyane Trésor, mwatugana tukareba business zanyu, hanyuma tukabahuza na bank y'iterambere, hanyuma tukareba uko tubafasha. Hanyuma ku kibazo cy'ibiciro bizamuka, cyane cyane ibiciro by'ibiribwa, ikibitera cyane ni umusaruro muto, umusaruro udahagije, cyane cyane umusaruro w'ubuhinzi. Nta kindi igisubizo ni nk'uko Minisita w'ubuhinzi yabivuze, tugomba kuzamura umusaruro. Umusaruro ntabwo urimo kujyana n'umubare w'abaturage wiyongera. Hari pressure ikomeye iterwa n'umusaruro muto udahagije, ku buryo nta kindi igisubizo ni ukuzamura umusaruro, kandi nabyo nk'uko twabisobanuye nabi tugiye kubishyiramo imbaraga. Murakoze Minister Yusuf. Abari kuri site ya Nyabihu twongeye kubaramutsa cyane, umwanya n'uwanyu. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Mukasine Riyada, ndi Nzirakurutwa mu karere ka Nyabihu. Nyakubahwa, ntewe ishema no kuba ngiye kubagezaho uburyo nakiriye impanuro mwaduhaye. Umuturage w'akarere ka Nyabihu afite aho avuye, afite n'aho ageze. Ubu ngubu umuturage wa Nyabihu abasha kuvuga Icyongereza. I can speak English. Ni ukuvuga ngo rero nyakubahwa, impanuro mwaduhaye twazumvise, zaba ico mu Kinyarwanda zaba n'izo mu Cyongereza. Twiteguye kuzishyira mu ngiro. Mu by'umwihariko tugiye kwigira kugira ngo nibura turebe ko twakwihutisha iterambere ry'umuturage, twirinda uwatumeneramo uwo ari we wese. Ndashimira gahunda mwashizeho yo kohereza abana mu marerero no kugaburira abana mu bigo by'amashuri. Iyo gahunda idufasha kurwanya igwingira mu bana, ndetse iturinda drop out mu mashuri. Ababyeyi nabo tubona umwanya uhagije wo gukurikirana ibikorwa byacu by'iterambere. Nyakubahwa rero, ndashimira by'umwihariko ibitaro bya Bigogwe mwaduhaye, byaje byunganira ibitaro by'akarere byubatse mu murenge wa Shira. Ibira bitaro bya Bigogwe byakira umubare munini w'abaturage ku buryo birenze ubushobozi bw'ibyo bitaro. Nanone inyubako z'ibitaro bya Bigogwe ni iza kera. Ibitaro rero bikeneye kwagurwa, gusanwa, kongererwa ubushobozi kugira ngo umuturage abashe kugira abone serivisi zimugenerwa uko zingana kose, azibone mu gihe gito kandi heza. Yego Riyada, Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane, namwe murasobanutse. Twibuke kurasa ku ntego kugira ngo n'abandi babone umwanya wo kubaza. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Dusabe Bernard, nkaba Nzirakurutwa mu karere ka Nyabihu. Mu by'ukuri ibyo kubashimira ni byinshi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko reka ngaruke ku gikorwa cyiza cy'indashyikirwa mwatugejejeho nk'Abanyarwanda cyo kudushyiriraho umurenge Sako. Bityo ndase ku ntego mbabwira ko twanejejwe cyane na automation mwashyizeho, aho umunyarwanda nangwa se umunyamuryango atakibikuriza mu murenge we gusa, akaba abikuriza mu karere kose nyirizina kagizwe n'imirenge 12. Bityo ibyo bikaba byaradushimishijwe mu bishimirwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Sinasoza ntatanze icyifuzo
mu by'ukuri ndabizi neza yuko mushimangira ihame ry'iterambere, nkaba mbasaba nyakubahwa perezida wa repubulika nk'uko mwashyizeho gahunda ya automation tukaba tubikuriza mu karere, byaba byiza mudukoreye automation mu rwego rw'igihugu ku buryo umunyamuryango ava muri Nyabihu akagera Nyagatare akagera Rusizi adatwaye amafaranga mu gikapu, ahubwo agasangayo serivisi z'imari, bityo bikamworohera. Murakoze, turabashimiye nyakubahwa perezida wa repubulika. Murakoze cyane Bernard, icyifuzo cyawe cyumviswe. Mbere yuko tugaruka kugira ngo Minisitiri w'Ubuzima asubize ikibazo cya Eliada, reka tubanze twerekeze muri Gakenke. Gakenke, mwiriwe neza, muratwumva? Umwanya n'uwanyu. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nitwa Niyonizeye Salomo, nkaba ndi umwe mu baturage batujwe mu mudugudu w'icyitegererezo wa Kagano ho mu murenge wa Muzo mu karere ka Gakenke. Nkaba mpagurukijwe no kugira ngo nze kubashimira nyakubahwa perezida wa repubulika, ariyo mpamvu nsaba abantu bari hano kugira ngo bantize amashi kugira ngo mbashimire. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ubu ngubu ngewe Niyonizeye Salomo, ngewe ibyishimo birandenze kuko uyu munsi nkurikije aho nari ntuye hashira ubuzima bwanjye mu kaga. Uyu munsi nkaba naragiriwe amahirwe yo gutuzwa mu mudugudu w'icyitegererezo, nkaba ndi umwe mu baturage bangana n'imiryango 124 imaze gutuzwamo. Ariko uyu munsi ngewe kuba mpagaze ahangaha nuko bindenze, nukuvuga ngo u Rwanda rurimo rurushaho kugenda rundyohera, kuko muri iyi myaka 3 maze muri uyu mudugudu nibwo u Rwanda rundyoheye kurushaho, kuko indi myaka 39 namaze nayo maze ndi mu mubabaro. Ariko uyu munsi ndanezerewe kuko ndi mu mudugudu w'icyitegererezo, aho ndi kumwe n'abandi, kubwo aho narindi nari nsigaye ntuye ku musozi ndumwe, abandi baragiye bagenda bakahansiga kubera ko hari ibiza. Ariko uyu munsi nkaba ntuye ndi kumwe n'abandi. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ndagushimira. Kandi nyakubahwa perezida wa repubulika, ndagushimira ko ubwo mukomeje gutekereza ku muturage, umudugudu dutuyemo uyu munsi ukaba uri kubakwamo n'agakiriro. Nanjye nkaba ndi ku ishuri ubundi kwiga kugira ngo nzakoreshe imbaraga zanjye mu gihe tuzaba twamaze gutuzwamo, agakiriro kamaze kuzura, nkazakoreramo ubusuderi, nanjye nkazarushaho kugumya kwiteza imbere. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ntabwo navuga byinshi kuko mbivuza hari nafata ukwezi cyangwa se umwaka, kuko mu myaka 39 nari mbayeho nabi. Ibyo navuga ni byinshi cyane. Nyakubahwa perezida wa repubulika, icyo nsaba Imana ikukomereze, iguhe amagara mazima kugira ngo ukomeze kuyobora u Rwanda n'abanyarwanda. Murakoze, murakarama. Murakoze cyane. Twakwakira undi muntu umwe Gakenke tukabona kugaruka. Murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika. Amazina yanjye ni Mukashyaka Placide, nkaba ndi urubyiruko rwo mu karere ka Gakenke. Nyakubahwa perezida wa repubulika, turabashimira nk'urubyiruko amahirwe muhora muduha gushyiraho Youth Connect, tugaragaza ibikorwa byacu, dufite imishinga mwadushyiriyeho n'amarushanwa y'umurenge Kagame Cup. Twese turayitabira, dukina umupira, gusiganwa ku maguru, aho ntakitwa Placide nsigaye nitwa icyogere mu kwiruka, aho maze imyaka nembu wa mbere ku rwego rw'igihugu mu gusiganwa ku maguru, ndetse imidari n'amashimwe mpora mbyakiranya kuba perezida wa repubulika. Bityo bikaba byaramfashije kwiteza imbere, nkaba mfite business nkora, naravuye mu bushomeri. Akarere ka Gakenke dufite ikipe y'abagore, aho nanjye ndi rutahizamu nkubita shot umupira ntugaruke. Nyakubahwa perezida wa repubulika, tukaba twifuza ibikorwa remezo bya siporo bidufasha gukomeza kwagura siporo zacu, cyane yuko na siporo n'ubuzima. Akarere kacu ka Gakenke karangwamo n'imisozi, aho dufite umusozi wa Kabuye. Ni umusozi mwiza cyane ugendwa na bose, cyane cyane twebwe abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Ariko nyakubahwa perezida wa repubulika, tukaba twifuza abashoramari baza kuhakora ubushoramari, bikazafasha abakerarugendo ndetse natwe twese kubona aho baruhukira, kubona
ibiryo bitunganyije neza, ndetse natwe abanyagakenke tugakomeza tukabona imirimo, cyane cyane natwe urubyiruko. Urakoze cyane rutahizamu. Uherutse inaha mu karere ka Gakenke ku itariki 14 z'ukwezi kwa 7 2024, mwatwemereye yuko muzagaruka tugasangira ikigage. None abakorerabushake twariteguye, dufite isuku, ndetse twarwanyije n'ibiyobyabwenge. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze cyane. Rutahizamu murakoze cyane, mukomerezaho n'ubutumire buriya bwamugezeho. Reka tugaruke hano muri Kigali Convention Center. Hari ikibazo kigeze kubazwa ku byerekeranye n'amabuye y'agaciro, ndetse na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika aravuga ati ntabakora muri ayo mabuye y'agaciro uretse abayobozi muri urwo rwego bahari. Hari uwashatse kugira icyo abivugaho, reka tumuhe umwanya mbere ko twakira ibisubizo ku bibazo bimaze kubazwa. Bwana Malik, umwanya n'uwanyu. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Numva Perezida yari yabajije icyo kibazo, ariko yongeye no kudufasha kugisubiza. Ibyo nanjye nshimangira nuko dufite amabuye y'agaciro. Dufite amabuye y'agaciro kandi menshi. Murabizi mwese nk'uko uyobora ikigo cya mine yabivuze neza. Yavuze ko ubucukuzi bwatangiye kera, ni mu myaka ya kera, kandi ukurikije amateka mbere yuko banambuka banajya no mu bihugu duturanye, abaje gukora uwo mwuga batangiriye mu Rwanda. Amateka avuga nyine ko batangiriye za Rwinkwavu na Rutongo, hanyuma bagenda bakurikira iyo filo, kuko ubucukuzi bugenda bukurikira ni nk'umukandara. Ibyo rero ntabwo amabuye yaba ahandi ngo tuvuge ko mu Rwanda adahari. Abanyarwanda benshi rero iyo bivugwa musanga benshi mu maso iyo bareba ni nkaho batabyemera. Nanjye nashaka rero kubihamya, ariko ikindi twakongeraho, abanakora n'ako kazi ko gushora ayo mabuye hanze muzanabirebe, twe turacukura, ariko abayagura bakayajyana hanze abenshi ni n'abanyamahanga bakomoka muri ibyo bihugu. Mwumva bakomeza kujya bavuga nyine ko nta mabuye tugira. Bazabaze bene wabo baza kugura bakayashora. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, natwe koko ntabwo tunabujijwe kugira umutekano nk'uko tuwufite, tube twagira inganda zo gusukura ayo mabuye. Byaranagaragaye, twagize uruganda rusukura zahabu. Dufite ibihugu byinshi byifuza, byanatangiye no kuzana zahabu yabo mu Rwanda, bakayisukurira hano, hanyuma igashorwa hanze. Ibyo birazwi. Dufite benshi bakomeje kubitubaza abanyamahanga, tukabereka ibipapuro bibigaragaza. Nkaba rero nakangurira n'abandi utekereza no gushora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ntagatekereze kabiri. Ubanza ari nabyo bituma benshi b'Abanyarwanda badashora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Murakoze. Murakoze cyane. Mu kanya turaza kujya ku zindi site, ariko reka tubanze dusubize ibibazo babajije. Hari Eliada w'Inyabihu yavuze ku byerekeranye no kuvugurura centre de santé. Ndabona Minister Sabin ahari, mwamusubiza. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nibyo ibyo Eliada yavuze ni ukuri. Dufite ibigo nderabuzima bitatu mu Rwanda bifite abarwayi benshi kurusha n'ibitaro bimwe na bimwe. So Bigogwe irimo, Rutare ndetse na Ngeruka, ku buryo dufite gahunda yuko bikwiye kuba byategurwa kuba ibitaro. Namwizeza ko iyo gahunda tuyifite, ariko hagati aho ikiri gukorwa nuko nka Bigogwe ubwayo ifite abaganga 5, medical doctors. Ubundi bigo nderabuzima murabizi ko bitagira abaganga. Icyo ni cyari cyakozwe kugira ngo babashe guha abaturage ubuvuzi.
igikurikiyeho rero ubwo n'indi ntambwe iri muri iyo gahunda hamwe n'ibyo bigo nderabuzima bibiri Rutare ndetse na Ngeruka. Hari n'ikindi nyakubahwa Minisitiri w'Intebe yavuze ku bitaro bya Ruhengeri bigiye gutangira kubakwa, nabyo utekereza ko bizagabanya ubucucike cyangwa se umubare munini w'abarwayi bari muri kariya gace byegeranye. Ndumva ari cyo n'abamusubije. Murakoze cyane Minister. Hari icyo Bernard nawe w'Inyabihu yabajije ku byerekeranye na automation. Minister Yusuf mwamusubiza. Murakoze. Icyo nabwira Bernard nuko gahunda dufite nuko muri uku kwezi kwa gatatu tuzarangiza guhuza sako zose z'imirenge ku rwego rw'akarere. Hanyuma gahunda nuko mu kwa gatandatu uyu mwaka turateganya kurangiza guhuza sako zose z'uturere. Gahunda irahari kandi turizera ko bizagenda neza. Murakoze cyane. Reka tujye no ku kibazo cyabajijwe na Placidi Rutahizamu Gakenke. Minisiteri ya Siporo nahoze nyibona nayo ihari, avuga ati ibikorwa bya siporo, ibikorwa remezo bya siporo hariya Gakenke birakenewe. Niki mwamubwira? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Turashimira Placidi kandi dukomeza kumukangurira kwitabira siporo. Nk'umwari n'umutegarugori ngira ngo twabanza tukamushimira cyane, ariko amenye ko Gakenke nayo ishonje ihishiwe mu cyiciro cya kabiri cy'umushinga dufite witwa Isonga Program, aho duteza imbere siporo binyuze mu mashuri. Gakenke iratahiwe mu mugambi dufite wo kumenya ko ibi bikorwa by'Isonga bigeze mu turere twose tw'u Rwanda, aho tuzakorana n'ikigo cyitwa Groupe Scolaire Saint Jérôme cya Janja, twashyira ibikorwa remezo bitandukanye irimo cyane cyane imikino ya handball na basketball, cyane cyane ko tuba twagendeye ku mikino isanzwe ihakinirwa banakinira muri inter-schools competitions. Ariko turakomeza no kubasaba ubufatanye ku ruhande rwabo kugira ngo ibindi bikorwa remezo bishyigikira siporo bishyirwemo imbaraga kugira ngo ishoramari ryahakorwa rijye riza ryuzuye, ritareba siporo gusa ahubwo rireba n'ubundi buzima bw'aho batuye, kugira ngo ubukungu bw'igihugu tubuzamure bushingiye kuri siporo ariko bunareba n'ibindi byiciro by'ubuzima. Murakoze cyane. Tugiye gukomereza kuri site ya Ngoma. Abari Ngoma nizere ko mumeze neza kandi ko mwiteguye. Turahava tujya Gisagara. Abari kudukurikira muri Ngoma, umwanya n'uwanyu. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Nyingameto Franka, ndimana guhiga y'akarere ka Ngoma. Ndi umurezi witeje imbere nk'abandi n'umuhinzi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira cyane byimazeyo. Mu bukungu turakataje, imibereho myiza, imiyoborere myiza ndetse n'ubutabera kuri bose. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, akarere kacu kagizwe n'imirenge 14. Iyo mirenge 14, imirenge 6 yose ikora ku biyaga byiza bitatse akarere kacu, ari byo biyaga Mugesera na Sake. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turahinga tukeza, ariko mfite ibyifuzo bibiri. Icyifuzo cya mbere, turasaba ko mwaduha umushinga wo kuhira kugira ngo tubashe guhinga tweze mu bihe byose, yaba ibihe by'imvura ndetse n'izuba, tugire umusaruro ibihe byose. Bizadufasha ko urubyiruko ruzabasha kugira imishinga y'iterambere ishingiye ku buhinzi, ndetse natwe tuzabasha kwihaza mu biribwa dusagurire n'amasoko. Kandi hari n'icyo mwahoze muduha mutubwira ko umusaruro w'ubuhinzi ari muke, bizadufasha ko umusaruro w'ubuhinzi urushaho kuzamuka cyane. Icyifuzo cya kabiri, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turifuza ko mutwemere mwadukorera umuhanda w'umurenge wa Sake ndetse n'umurenge wa Mugesera, aho iyo mirenge ikora kuri ibyo biyaga twababwiraga, kugira ngo bidufashe mu guhahirana ndetse no kugeza umusaruro ku isoko, kugira ngo mu buhinzi bwacu tubashe kwigira. Mwahoze mutugira inama ko tukwiye kugira umuco wo kwigira, bizadufasha kwigira kandi dukomere. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane Frank. Twakwakira n'undi umwe aho ngaho Ngoma, tukabona kujya Gisagara.
murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Amazina yanjye nitwa Niyotwagira Jean Damascene, nkaba mpagarariye ihuriro ry'aborozi b'inka zitanga umukamo, kandi umwuga wanjye ni ubworozi. Ubwo ubona mpagaze ahangaha nkunda inka ku buryo ubu zamaze kugera mu magufwa no mu mushokoro. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi nta nka nari mfite, nta n'ikintu na kimwe nari mfite, ariko nyakubahwa perezida wa repubulika nahereye ku nka imwe noroye inteza imbere. Uyu munsi ngemura litiro zisaga 100 z'amata, kandi maze koroza aborozi bagenzi banje inka 24 bose zituruka iwanje kugira ngo nabo bagire amata. Tukaba rero tubashimira mu by'ukuri amarangamutima yanjye. Nta gihugu jewe nzi kigeze gikunda kigeze perezida akunda abaturage bacyo nk'uko akunda abana be nk'uko dukunda. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nta gihugu nzi umuturage yigeze aryama yikangura bakamuhamagara bati ngwino uje kwakira inka perezida wa repubulika yaguhaye binyuze muri gahunda ya Gira Inka. Nyakubahwa perezida wa repubulika rero, reka ngere ku cyo dukeneye. Mu by'ukuri gahunda zigenda neza mu bworozi bwacu, ariko muri iyi minsi gahunda yo guteza intanga ntabwo biri kugenda neza, kuko batubwira yuko zote ishinzwe kugira ngo irinde intanga idahari, ku buryo badusezeranije ko iyo tubajije batubwira ko hari uruganda ruzubakwa hariya mu karere ka Kayonza ruzafasha aborozi bo mu karere ka Ngoma na Kirehe no mu ntara y'Iburasirazuba. Urwo ruganda rero turacyarutegereje, ariko ntituzi ngo ruzaza ryari, ntituzi ngo ruzubakwa ryari, aborozi ntituzi ngo twakora iki. Ikindi cya kabiri ni uko twifuza ko nk'uko mu bindi bihingwa harimo nkunganire. Uyu munsi imiti y'amatungo irahenze cyane, ku buryo kuvuza inka ari ikibazo ku mworozi. Tukaba twifuza ko ibiciro by'imiti y'inka byagabanuka kugira ngo umworozi yibonemo. Tukaba tunifuza yuko haboneka nkunganire kuri copo ibyuma bisya bisigazwa by'imyaka, nabyo tukabibona kuri nkunganire. Tukaba dusaba yuko twabona na nkunganire ku bigega bifata amazi yo ku mazu y'aborozi, kugira ngo nabyo tubibone kuri nkunganire ya leta, ku buryo aborozi twajya tubona amazi mu gihe cy'impeshyi. Murakoze, murakarama. Murakoze cyane Jean Damascene. Abaretse kuvaho Jean Damascene, mwagaruka b'Ingoma mwakongera mukadusubirizaho amashusho. Minister wa Agriculture uri hano ari he? Ibyo bavuga urabizi. Ikibazo cyabaye kwanza warayoboye lab ni habaye iki kugira ngo murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Ni ikibazo yaravuze kijyanye na zote. Habaye iki? Ikibazo ndakizi, dufite ibyuma bibiri. Habaye iki? Bigero gutinda muri birebe. Habaye iki? Ikibazo ni iki? Ntabwo turakizana nyakubahwa perezida wa repubulika, ariko habaye iki kugira ngo binanirane? Ikibazo ni iki? Imyaka yose nyakubahwa perezida wa repubulika ni icyuma. Habaye iki kugira ngo icyo cyuma kinanirane cyo kuba gihari? Byarakererewe nyakubahwa perezida wa repubulika, ariko byakerejwe n'iki? Twari twagiteganyije mu mushinga dukoranaho na IFAD, ariko gahunda zo kukigura ziri. Imyaka ingahe? Hashize umwaka umwe urenga n'igice nyakubahwa perezida wa repubulika gusa kuri uwo mushinga. Mutekereje hashize umwaka umwe gusa? Mbere hose imyaka yindi yose ntabwo mwiza mubitekereza? Nyakubahwa perezida wa repubulika turasaba imbabazi. Okay, basi. Turaza kubishyira mu mbaraga. Turaza kugaruka no ku bindi bibazo babajije.
reka twerekeze Gisagara hanyuma ibibazo bisubirizwe rimwe. Abagisagara mwiriwe neza muratwumva niba mwiteguye umwanya n'uwanyu. Ndabashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Akineza Valentine, ndi rwiyemezamirimo, ndi umukobwa wihangiye imirimo, mwitinyuka. Uyu munsi tuvugana nsoje kwiga amashuri yisumbuye, nakomeje kwiga nkomereza mu bumenyingiro bwo gutunganya amafunguro. Maze gufata ubwo bumenyingiro bwo gutunganya amafunguro byamfashije kuba nariteje imbere. Ubu nkaba mfite resitora mu murenge wa Mamba, aho uyu munsi nkoresha abakozi 7 bahoraho, nkaba mfite n'abakozi 10 ba Nyakabyizi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aho nakuye igitekerezo cyo kwihangira umurimo ndetse no kwiga ni mu nama nziza mutugira. Reka yaba ari Valentine n'abandi bakurikira, nyabuna turi benshi dukeneye kubaza, rasa ku ntego. Niba ari ikibazo, niba ari igitekerezo, uhita ukivuga. Murakoze cyane. Valentine, ikibazo wifuza kubaza ni ikihe cyangwa igitekerezo? Murakoze. Nitwa Akineza Valentine. Igitekerezo cyanjye nuko urubyiruko rw'u Rwanda twihangira umurimo, ariko mu karere ka Gisagara dufite gahunda yitwa kuremera porogaramu, aho ifasha urubyiruko rutandukanye, ikaruha akarere kacu bakaduha 300,000 tukabasha kwihangira umurimo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagira ngo mbagezeho icyifuzo cyanjye nk'urubyiruko maze kubona imbogamizi ziri mu rubyiruko rutandukanye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuko ngewe ayo mafaranga yangiriye umumaro, nagira ngo mbasabe ko gahunda yo kuremera porogaramu yagera ku rubyiruko rutandukanye rw'igihugu, aho byafasha urubyiruko rwinshi kwihangira umurimo, ndetse na ba bandi barira bavuga ko babuze igishoro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bakabasha kubona uburyo bwo kwihangira umurimo, bakava muri bwa bushomeri. Murakoze. Murakoze cyane Valentine. Twakwakira undi umwe. Gisagara, undi umwe. Mu gihe Gisagara bari gutunganya amashusho, reka tugaruke Gisagara mu gihe muri gutunganya amashusho no kwegeranya ibibazo neza mwifuza kubaza, reka tugaruke hano. Hari uwabajije wa Ngoma, yitwa Frank, abaje kubyerekeranye no kuhira, n'ubundi turagaruka kuri mwe Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nibyo, muri Ngoma dufite umushinga wo mu cyanya cyuhirwa n'ubundi cya 22, ariko birumvikana ko nk'uko tumaze gukora gahunda yo kwagura ubuso bwuhirwa, ziriya zone zose zifite ibiyaga turashaka kuzishyiramo imbaraga. Numva rero no muri Ngoma naho hari muri korido yo mu burasirazuba, tuzakumya gukora inyigo naho tubashakira ubushobozi bwo kuhakora. Murakoze cyane. Hari ikibazo cyabajijwe cy'umuhanda wa Sake na Mugesera, Minisitiri w'ibikorwa remezo. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Frank, twamumenyesha ko hari gahunda turi gukorana n'uturere, aho tufite intego y'uko imihanda yose yo mu gihugu, cyane cyane imihanda itarajyamo kaburimbo, tuyishyiramo laterite, tukayinoza, tukayubakira inzira z'amazi, ku buryo imihanda ikoreshwa neza, umusaruro ukajya ku isoko, iby'ubworozi bigashobora kugera ku MCC, ndetse n'ubukerarugendo bukagenda neza. Tuzakorana n'akarere rero kugira ngo twumvikane uko dukora priorities n'iyo mihanda izagerwaho. Murakoze. Murakoze cyane. Reka turebe no ku mbuga nkoranyambaga.
uru ni urubuga rwacu twese nk'abanyarwanda kugira ngo twungurane ibitekerezo. Niba hari abagize ibibazo babaza cyangwa ibitekerezo bohereza ku mbuga nkoranyambaga, mwabidushyiriraho kuri izi screen, hanyuma tukabirebaho. Hari uwitwa Mukunzi Penina yanditse kuri X avuga ngo dukumbuye vibes za UCI na campaign bayobozi. Ati bayobozi nta yindi show muri kudupangira. Abayobozi bapanga show ibyo ari byose, Minister utuma twishima, ngomba kutubwira niba tuzishima. Hanyuma kuri X nanone Uwimbabazi ati ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubwiriya mihanda y'icyatsi mwaduhaye, tuyikoreraho siporo tukabungabunga ubuzima, ni myiza cyane pe, ku buryo n'abantu basigaye bahaterera ivi. Ati mwatubabariye iriya mihanda y'icyatsi mukayikwirakwiza no mu gihugu hose koko. Kuri Facebook uwitwa Musabwa Abdul yatubwiye ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyi gahunda y'isuku ni nziza, nkuko Kigali yacu ikeye natwe niko dukwiriye guhora dukeye. Ubundi niki kitubuza gukaraba neza, tukambara neza, tugasa neza, ubundi tukagenda duhumura neza vraiment. Ati tureke rwose guhumura nabi muri bus, ntabwo biri smart, ntabwo twaba abakire, ntabwo twagera muri 2050 muri 2050 tutari smart. Ubwo baravuga mu Kinyarwanda ngo habwirwa benshi hakumva beneyo. Kubyerekeranye n'imihanda ya siporo, Minisiteri ya Siporo cyangwa se ibikorwa remezo, ubwo mwakunganirana mukatubwira icyo muduteganyiriza. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nibyo koko hari gahunda yo kongera iriya mihanda ya siporo. Abanyarwanda barabibonye ko twahereye Nyarutarama dukurikiza Kimihurura, ubu turi kwitegura gutangira ku Irebero n'ahandi zakomeza hagere abanyarwanda bidagadure. Murakoze. Murakoze cyane. Hari indi comment? Hari uwifuza kubaza wo muri African School of Governance, akaba yitwa Mohamed Ndanusa, twamuha umwanya. Good afternoon, Your Excellency. Ladies and gentlemen in the room, my name is Ndanusa Mohammed. I'm from Nigeria. I'm a student at African School of Governance. When the Prime Minister was making a review of economic performance in Rwanda, what struck my mind was 3 major sectors made major contribution: agriculture, industry, and service sector. Rwanda government has made frantic effort to make Rwanda a knowledge-based economy, particularly by attracting world-class institutions to Rwanda. And I think part of it is what I'm benefiting as a student of ASG. And I think that is really turning around the economy of the country. But what I want to suggest and ask the Honorable Minister for Education, if he's in the House, is English language, even though not the basics, because countries like India, China did not rely on English language to promote their business and economy, but yet English language has been seen as the language of doing business, language of communication, and language of transformation. I could observe that Rwanda still use a lot of Kinyarwanda from all through the tertiary institution, including at the universities level. I want to believe that any student in Rwanda who was privileged to attend school up to, say, senior 3, should be able to communicate in English. So I want to encourage the government of Rwanda that Rwanda is already a model to other African countries. I'm here based on relationship between Nigeria and Rwanda. Nigeria and Rwanda has a good part in supporting Rwanda in terms of education by providing technical services and education to the Rwandan government. And what I observe is to scale up this relationship, Rwanda should deliberately increase the level of use of English in education. Thank you. Murakoze cyane. Minister Mineduc, umwanya n'uwanyu kugira ngo mugire icyo mubivugaho. Murakoze nyakubahwa Perezida. Amunyemereye ubwo namusubiza mu Cyongereza kugira ngo yumve.
Thank you very much for the question you just asked regarding the English proficiency within our education system. It is true that we need to improve the English proficiency, starting with the educators themselves and also increasing the use of the language in the schools themselves. So we have actually established a program that's starting this year that's going to train all teachers, all of them, in increasing the English proficiency. We expect to see the English proficiency rise to the level of B2, which is the required level to be able to instruct in that language. So that is a known problem that we are working on, and we hope that this training, which is provided by the government of Rwanda to all teachers in partnership with the World Bank and the MasterCard Foundation, and that's going to raise the level of English, and hopefully in the next couple of years, it will translate to the increase of English competency within our students themselves. So thank you very much. I think the Minister of Education has given a very good answer. I just want to inform you that I think it is generally a language problem. We even have Kinyarwanda proficiency. So even for Kinyarwanda, you might have heard we are struggling here. People say anything they want. So, but we'll go with the Minister of Education and the very good answer he has given. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mubitwemereye twahinira aha tugasubiza umwanya Michel, ariko mbere yaho hari ikibazo umuntu yigeze kubaza kijyanye yatubwiye ko afite uruganda rukora rusenda, avuga ikibazo cya packaging n'igiciro cy'ubwikorezi gihenze. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda, niba hari icyo mwamusubiza mbere yuko duhinira. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo cya packaging ku bicuruzwa bikorerwa mu Rwanda bidafite ikindi byakoresha dukorana na Rema tukabikemura. Ndagira ngo icyo kibazo cye tuzagikurikirane, dufite na team twashyizeho. Murakoze. Murakoze cyane. Michel, umwanya n'uwanyu mbere yuko tusoza inama. Murakoze Sandrine, ikiganiro cyacu natwe cyari cyasoje nkuko nari nabivuze kare, nagira ngo nongere mbyibutse, cyari kigamije kwiga ku iterambere ry'ubukungu rirambye, cyane cyane hashingiwe ku ruhare rw'inzego za leta zitandukanye n'abikorera. Numva rero nkuko twabyumvise, hari abajene benshi bafite business ntoya zishakisha cash nkuko Minister Telesfo yabitubwiye. Turakomeza gushyira hamwe dufatanye kugira ngo dukomeze kwiyubakira igihugu cyiza gifite iterambere rirambye. Numva twahinira natwe. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banyacyubahiro.